Muraho neza my people, mumeze mte, murakomeye. It's me yo motari, ni motari wanyu, umukozi wa rubanda. Narabyiyemeje gukora akazi kanjye neza, kuvuga ngo nkwe. Narabyiyemeje gukora akazi kanjye neza kandi nkagakora kinyamwuga, ndetse uko nshoboye nkagenda mbiganira na bagenzi banjye. Uyu munsi ntibisanzwe. Ikintu cya mbere mbashimira nuko dukomeza kubana umunsi ku munsi. Mwarakoze cyane aba subscribers mwese dufite, abantu bakoze subscribe, ubu tumaze kugira 10,000 bro. Gacumi turimo tukuzuza. Uru ni urubuga rwa motari, ukumva ntabwo ari urubuga rwanjye gusa, ntabwo ari urubuga rw'umuntu runaka, ni urubuga wumve y'ukuri iwanyu, wumve kuri mu rugo. So wisange, ni urubuga nubatse kugira ngo tubone urubuga rwa motari, tuganire, tujye inama, twungurana ibitekerezo ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twaje mu ishusho nshyashya, twaje twabukereye, twizanye ku bushake, tugiye kuganira. Tuzajya tuganira ku kirero. Nta bushake ufite baguhita iki utahe, ubundi moto yawe iri. So ikintu tugiye kujya tuganiraho rero ni inama y'abamotari. Inama y'iki? Y'abamotari. Izi ni ofisi zacu twicayeho. Ahangaha niho muzatubona, ntabwo muzatubona mu biro cyangwa cyakoze tuzihangana tujye nko mu marangi umunsi umwe tuganiriye, ariko nahangaha muzajya mutubona cyane kuri moto zacu. Inama y'abamotari rero izaba igamije iki? Ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo nk'abamotari, turusheho guhana ibitekerezo, duhe ishusho nziza akazi kacu dukora. Reka ako navuze menshi koko. So ni hari ijambo, reka duhe na bagenzi bacu. Motari noneho ziravuga cyane. Ziravuga. Urabyumva bya bindi bitari byo bajya batuvuga yuko natwe ubwacu harimo ababyemeye. Nawe uraje. None turemera yuko tudashobotse. Tuvuga cyane. Oya turashobotse. Tuvuga cyane. Ego umugabo no wavuze. So umugabo arakora cyane mane, kandi natwe turakora cyane. So rero ubu tugiye kubaha umwanya, buri muntu wese agende atwibwira, atubwire wenda igihe amaze muri aka kazi k'ikimotari. Turagenda tumenyana gake gake. Twahera kuri Madamazera. Hello guy, it's your guy Motari, Joyeuse Motari. Joyeuse Motari. Joyeuse ufite imyaka ingahe? 30. Ufite sherisi? Aravana mubonye. Anga? Guys. Ngo mubarisha ikibazo. Okay Joyeuse, umaze mubonye. Turano wambaye ijire uri motari, moto turayibona hariya. Umaze igihe kingana iki mu kimotari? Imyaka 2. Imyaka. Guys, abo twahuye murabizi. Joyeuse ni umukobwa w'umusitari w'umumotari kandi w'umunyamwuga bya hatari, ngira ngo mwagiye mumubona cyane. Reka duhe ijambo na mugenzi wacu ku ruhande rw'iburyo bwa Joyeuse, nawe atwibwire. Hello guys, my name is of Cedric. Nkaba ndi umumotari ukorera mu mujyi wa Kigali wabyiyemeje koko. Umuntu utaratwarwa nanjye niwe muntu wa mbere utazi ukuntu Kigali hameze. Ubwo Kigali niwe wizire kabisa ebana. Umuntu utaratwarwa nanjye ndamushishikariza kuzatega motari Cedric akumva uburyohe bwa Kigali. Cedric, umaze igihe kingana iki mu kimotari? Ubanza Cedric umaze mu kwezi none uzanya amaraso mashya. Ngiye maze imyaka 2 ntwara moto mu mujyi wa Kigali. Iyo myaka 2 yose nikata kabisa ku buryo na buri rupangu rw'umuntu mbanzaho ruri. Nawe uri kundeba aho ngaho usohoka utega moto nsanga kuri gate mu gitondo. Ibyo bipangu ngo umaze kubakamo bingahe? Ibipangu kintu ndabika ntago barayama yose. Abagenzi bajya batwambura bakatuniga, bakadutwarira kasike. Reka duhe umuvandimwe nawe ijambo. Yes. Eric. Waririmbye man. Sikinya se niba kizi. Okay. None umumotari Eric. Eric umaze igihe kingana iki mu kimotari? Umwaka umwe. Nawe umwaka umwe ntabwo ari mukeya. Ha mugenzi wawe ijambo nawe twumve. Witwa waririmbye? Ni wowe? Ni wa muhungu wanyu? Cyamamare. Okay, bajya bakwita nde rero usibye uko witwa? Abub. Okay. Umaze igihe kingana iki mu kimotari? Amezi angahe? Ibyumweru 2.
aha gihagije ubwo kandi wandangishaga Nyabugogo mu kanya. iyo bagiye Nyabugogo bacaye baramanuka bakazamuka ukagera unyura ku Muhima. Aha turi se yitwa nguki araje ahavuga ahangaha ni muri ofisi y'abamotari. That's good. So nk'uko mutubona rero twese turi abamotari mu by'ukuri dukunda akazi kacu, dukunda abakiriya bacu, ariko by'umwihariko ngiye nkunda amafaranga baduha. Ari amafaranga bari na meza rega. Jewe umuntu wanyambuye si mukunda guys. Hari wakwambuye se? Mugire ubwo muzanyishyire muri mbakunda. Watuba bari ukamuzana icyo gihumbi cye kareka. Nawe barakwambuye. Byagenze gute kugira ngo bakwambure 5 Eric? Yaranyishyuye anyereka ko yanyishyuye ariko atagezeho manje. Ngiye kunywa essence ndebyo nsanga ntabwo. Screenshot sha. Noneho umva se ngo kandi hari abantu ngo baba ari abasirimu cyane ngo akakubwira vuga nimero gira vuba ukavuga nimero wa yarangiza ngo sawa agahita agenda atakweretse message ubwo ugategereza message ukaza guheba. Ngiye ibyo ni umunyamahanga wabinkoze. Abasirimu nibo batubura se? Umunyamahanga yarabinkoze ariko ndamufata sha. None se ubusenga niyo yakubabaje? Atakubabaza. Maze ko nari ngiye kunywa essence nayabariye nkasanga. Angiye kunywa ya 5 ndaje kiramo 5. Shyiramo 5 desi. Naratumye litiro 3. Abagenzi mutwambura mwatubabariye koko. Ariko by'umwihariko abantu mwambuye Joyeuse mu musubiza igihumbi cye. Kuki uri kwibanda kuri Joyeuse man? Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo abamotari turi ibirahe. Oya uburaya bwo ntabwo turi ibirahe. Iyo uvuga Joyeuse erega igihumbi cye. Twegeranye. Nge twegeranye kandi urumva ni nawe bambuye menshi. Ni nawe bambuye menshi. Ariko ni nawe bambuye menshi igihumbi cyose. Ariko nta kibazo kuri rwose. Ntacyo mwazo. Akarusho karimo ibaze kuyambura umukobwa. Ase iyo ufata umwana wifata umwambuye umwana uhiga akavuga ati koko kutarirasa. Abamotari bose rero abamotari bose nabo baba barabaye ibinya, baba barumutse. ngo abantu batinya abamotari cyane ariko man batinya abamotari ngo turi abantu bibirara ngo barakaye. Twararakaye guys iyo turi guca munsi y'ikamyo guys turarakaye. Ubu ngubu nta mikino nese ubusheri wawe ajya gutereta bikavamo. Reka iki kiganiro tukigira icya Joyeuse. Niba uvuga ngo wararakaye nk'iyo sheri wawe akubwiye ngo ese ko atari kuvuga se ngo nambwire nasubize ukuntu biba bimeze. Suyuri kubaza warakaye nayize ngo ahubwo uri kumbwira gusubirize nka sheri. Oya ni uri kubaza nka sheri we iyo uri kumuvugisha. Urumva nka Joyeuse sheri wanjye iyo turi kuvugana kubera ko twese tuba duhuje ibibazo turihanga na santime. Okay, reka wenda twigarukire ku kazi kacu. Nk'iyo bavuze umumotari wumva umumotari bivuze iki cyangwa se bifite umumaro ungana gute muri societe? Dufite akamaro muri societe nyine ubona turi inkingi ya mwamba. Hari ukuntu bajya bavuga ngo habuzemo ishyiga ngumwe ngo ntitwarya ishyiga ry'inyuma, habuzemo umwe ntitwarya ishyiga ry'inyuma cyangwa se ishyiga. Umumotari nawe mubona nyine ishusho ye hari akamaro afite muri societe se bimeze gute? Nyine nkawe iyo ubonye iyo bavuze motari wumva umuntu umeze ute cyangwa ufite ishusho imeze ite muri societe? Duhere kwa Bobo. Duhere kwa Bobo. Aduhere niwe duhisemo. Iyo bavuze motari wumva iki? Wumvisha ikintu ari kakubwiye eri mubwire. Kamuhise. Okay. Iyo bavuze motari wumva nyine wumva iki muri make? Banumva nyine ari wa muntu ushinzwe gutanga serivisi mu bijyanye no kuba watwara abantu. Watwara abantu yego. Gutanga serivisi gutwara abantu. N'abataximeni batwara abantu bro. So mutwara n'ibintu ze? Si umuntu agwaye kuriye si ikintu ubujyanye n'umuntu ubujyanye. Abantu n'utuntu kuko twemerewe gutwara utuntu dutoya. Ubu baguye igitoki ukakijyana. Umuntu urakijyana. Ujyane Kimironko ukayitakana. Ase wa mugana iPhone ya miliyoni zingahe? Ariko ubura mugani. Hari umuntu kwizera. iPhone igura miliyoni se. Uwaza kugura aka iPhone se mwana. Cedric yakakugura. Azaza yigurire.
oya So, urumva ni ukuvuga ngo ni umuntu utwara abantu n'ibintu niko Abuba niko atubwiye abyumva aha w'umunyamwuga yes Eric umumotari kuri wowe wumva nyine ari umuntu umeze ute hari ikintu numva amariye rubanda nyamwinshi cyangwa igihugu cyacu yego gutwara abantu ukabageza aho bagomba kujya Mm. baguha kuri ukayijyana aho uyijyana ukayigezayo amahoro Mm. ikindi muri ana sitasiyo tuzifitiye akamaro kanini cyane ifaranga ryacu Ubundi rirahatikirira inama y'abamotari urebye ukuntu abantu abapompiste bakora kuri sitasiyo bari basinze bakumirwa urabona twayarambwira iyo mwakoze inama tuba twasinziriye babura akazi urabona tugenda duciraguramo 3 5 10 ariko aba ari menshi ifaranga ryacu muri make ryarahatikirira ubwo ushatse kuvuga ngo abantu bakira amafaranga gake gake barayabona barayabona ntamwe nasi ubusenyi sa ngo umumotari aba ari umukire ariko agera akagwira abantu bakabya amahano siko hari n'urugendo rwa Turuwasa rubaho se ubu se turasura yatwarira oya ntago nyatware ariko byambaye barananyandikira amahano ibazo zize 300 ubundi amahoro do iyo wageze usanga umuntu ameze nase ubwo urugendo rwa Turwasa mu by'ukuri n'ukuntu ibintu byahenze hari abantu bavuga ngo abamotari bakira amafaranga make ni mwebwe musuzuguza aka kazi oya umuntu aragwa Turwasa araba yakira ariko ngiye 400 cyakoze ndayakira magana ane nanjye ndayakora nanjye nayakoreye nanjye da. nyishyira kuri Abantu 600 bikaba abantu igihumbi ba Nyabugogo cyane cyane Kimisagara ni Turwasa ngo gurya araguhagarika akagira nta nubwo yirirwa kuvugira ku isoko abantu noneho b'inyamirambo kumenya ko agiye ku isoko umva se umugenzi ugiye i Nyamirambo iyo ari Nyabugogo arakubwira ngo senkisa turagenda niba bagiye kuri 40 hari umugenzi wari watwara umuvanye Nyabugogo ukamujyana Nyamirambo akaguharenza akagwa nka 400 avuye he kuri 40 wagira ngo barabyandikishije bose ko ari senkisa misenyisa babatanga misenyisa sayo aragushuka akakubwira ngo ntabwo urangiza mu biryogo neza ngo ukirangiza umuhanda wo kwa Mutwa aho urangiriye ngo naho ngaho wahagera ugahita wisanga nta bundi buryo ufite nta bundi buryo ufite n'ubundi ukamwambutsa ukamusiga hariya imbere kuko ntiwahagarara mu muhanda ntabwo bishoboka so Cedric wowe rero ariko Eric wari urangije kudusobanurira tutaza ku icyo kijyanye na Turuwasa abantu abantu ba Kimisagara mu tubabarire rwose mwihangane kijyanye na Turuwasa ku nkunda amahoro ni muveza ari cyambere cyo uzi kugira bakwandikire yaguhagaritse utabizi ugasanga itakubwira ngo mota ngo Kimisagara ku isoko Turuwasa surayarya wanahagaze ariko ngo abamotari benshi basigaye batinya Nyabugogo cyane wari umusonga Nyabugogo ujye uhategera Joyeuse wihavuga Cedric wowe wumva umumotari nyine ari umuntu umeze gute cyangwa se ufite umumaro ki muri societe ngiye nka Cedric iyo wavuze umumotari numva umuntu ushobora gutwara umuntu numva umuntu utwara abantu mu buryo bwihuse mu buryo bworoheje mu buryo bwihuse bworoheje kandi bunahendutse ushobora mbese serivisi ya transport ariko yihuse ukeneye ko ngutwara Kimironko saa 3 za mu gitondo wenda gukererwa ugezeho byihuse mu mahoro kandi nkagutwara neza byihuse nawe ukampa udufaranga twawe nkamera neza umumotari rero afite akamaro kanini muri societe kuko umumotari nerekereza yuko abantu bose bakora muri apartment zigiye zitandukanye cyangwa mu bintu byose bitandukanye umumotari ni ingenzi kugira ngo agutwara kugeza aho ugiye ukora akazi kawe wihuse hari abantu bakora amasaha menshi ariko bakayabagabanyiriza mu buryo bategamo moto ndaguha nk'urugero umuntu ashobora kuba yakoze amasaha menshi akarya atangira akazi saa 3 aho kugira ngo ajye gutega bisi saa 11 za mu gitondo ava mu rugo saa 2 n'igice motari Cedric nkahita mupikinga amugeza ku kazi saa 2:55 agasigara iminota 5 yo kwihanagura kuya nako nta nubwo aba yakavuye ko abari kuri moto yanjye moto yangira na climatiseur agahita yinjira mu kazi agakora urumva umuntu aba sevinze igihe kandi yihuse ntekereza yuko umumotari ari umuntu w'ingirakamaro cyane cyane ubwo muri make ni umuntu nyine ufasha abantu gufatirana igihe ku bijyanye n'ingendo akabavana kuri point A abajyana kuri B ku yindi kabisa umumotari ashobora gutuma umuntu asevinga igihe icyo ni ikintu nemera umuntu utuma motari ni umuntu utuma umumotari asevinga igihe no oya motari niwe utuma umugenzi asevinga igihe asevinga igihe kandi Joyeuse aravuze ngo igihe
igihe ni amafaranga bro. Ibaze ko saving iminota 30 kama 800. Kino gihe cyacu tukibyaza umusaruro. Mukore subscribe turebe niba twagura ipine. Wowe Joyeuse ubona umumotari ari nk'umuntu umeze ute cyangwa se ufite umumaro ki muri society? Guys, ibyo bagenzi banjye bavuze nibyo, icyo nakongeraho bantu muri kudukurikirana mwubaha umumotari, kuko umunsi perezida azavuga ati bamotari mbahaye ikiruhuko cy'umunsi umwe mugende muryayo mwakoreye, sha muzarira no ku nama ariko bajya bahurika. Urumva bajya bahurika. Guys, rero respect. Uzi ko banshuka bagatwara bigeze kunshuka bashaka gutuma najya mu nama ari kunshukisha amafaranga sha. Ariko nagiyeyo ni hahandi. Ubwo kuri Joyeuse motari ni umuntu nyine. Motari ukwiye kubahwa. Ego. Ni umuntu ukomeye kubera ko nk'uko Cedric yabivuze, ni umuntu witabaza mu gihe icyo ari cyo cyose. Urabona n'umuzungu aduhaye peace. Aza agaciro ka. Umuzungu aranze. Uriya muzungu turaziranye. Ubanza mwari muturanye muri Canada ntawamenye. Uriya muzungu yitwa Basmati. Simero. Okay. Oya, ari basmati y'umuceri na basmati y'izina. Ari umuceri. Umuceri w'ipiraus. Abuba ngo yamuhaye agakuri. N'ukuntu bahabye ngo turi ibisambo ja. Umuntu ajya kugwa agakuri ukabona abaturenga. Agahita ahotora kuri. No wamaye charge ya 250 sha mu mujya agafotora kuri. Numvise nayi musu. Oya, ariko nanone ngiye buriya reka nkubwire sa. Buriya hari igihe umuntu ufotora plaque ntamurenganya. Kuko umuntu ashobora kuba agiye kuguha igihumbi aguha ibintu by'ibihumbi 50. Kandi bitewe n'amakuru wenda abantu bamwe baba bavuga ku bamotari, birashoboka yuko ashobora kuba abamotari bose si bamwe, ariko muri abo batari bamwe ntago azi niba utari umwe muri abo. Mbese abumwe agatukisha bose. Abumwe agatukisha bose. Umuntu ashobora gufotora plaque kugira ngo making sure ko ibintu bye nibura urabigezayo safe. Kuko niyo umuntu abonye, niyo nawe ubonye umuntu agufotoreye plaque, icyo utekereza aravuga ni ubaye uri n'umuntu uri bugire nabi. Utekereza ati uriya muntu ko yamfotoreye plaque. Kandi kuri plaque amakuru yawe yose abariho. Gushyira kuri koperative ni nk'ako kanya. Nkanjye twari na John de Move. Ubwo ni vuba vuba. Ni gahunda. So Joyeuse uti umumotari n'umuntu wo kubahwa, ukomeye wo kubahwa. Ikindi usanga n'utugofero ngo abantu batwambara bari abatubuzi. Mukomeza kunca mu ijambo. Ngatubwire. Reka mwirakaza umukobwa cyawe. Urumva? Umukire araza akakubwira ati mota mparitse Benz yanjye hariya mbabarira ungeze aha nahangiye mu nama. Ugahita uvuga ati cyakoze respect. Rero arayiparika muri ambutiyaje n'iki ugahita wikorera utuntu twawe. Ugahita nkubwira ati boss humura rwose iminota 2. Kuri rero rwose umumotari mu mwubahe, natwe tugerageze kububaha, mwumve ko tudahari bamwe akazi bakbirukana. Yego. Abandi babura ibirayi by'abana. Yego. Rero guys, umumotari ni umuntu ukomeye. Ese moto yawe wasizizimije? Nishyiga. Mbona agatara kari kwaka. Irazimije. So kuri nge rero nanjye nago njya kure ibyo mwavuze. Motari nanjye mbona ari umuntu wa ngombwa. Umuntu ufite umumaro munini muri societe. Buriya dutuma service nyinshi zishoboka. Cyane. Kandi buriya n'iki gihugu aho kigeze, iterambere tugezemo, ujye wikoma ku gatuza uvuga uti nanjye ndi uruhare rw'iri terambere. Reka nkubwire impamvu. Twebwe nitwe dutwara abadokteri bagiye kuvura abanasi bari abaforomo kwa muganga, nitwe dutwara abashoferi batwara ziriya buses n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Tudahari mu by'ukuri ibintu byinshi byagorana, sibyo? Cyane ndakumva. Rero mbona motari nanjye n'umuntu wa ngombwa kandi ufite umumaro munini muri societe, ufasha abantu nyine kuba bagera aho bifuza kujya kandi mu mahoro kandi mu gihe cya vuba vuba. Twikorera utuntu twacu gake gake. Yes. Hari igihe wenda sinzi mu mbabare gukoresha ino mvugo. Hari igihe abantu bavuga bati nyine akabona wagiye mu kazi k'ikimotari akabona ni nk'akazi kari aho wenda wari wabuze ukuntu ugira n'iki. Reka wenda tugenda tubaza buri muntu niyihe mpamvu yatumye ujoininga akazi k'ikimotari ukavuga ngo ubu ngubu misemo kuba naba umumotari, sibyo? Nihereho se? Hereho nta kibazo. Mbere twahereye hari atumanuka, reka nanjye mvuga impamvu yatumye mba umumotari ngewe
njye nigeze no kuba umushoferi nigeze kuba umwarimu uri kumva barakubeshyesha so nabaye umwarimu nabaye umushoferi nigeze gucuruza ariko icyo gihe nakoreraga abantu ngenda kugira ngo mvuge ngo mfashe umwanzuro wo kuba motari nari maze kurambirwa ndavuga ngo gukorera abantu wapi buriya niyo wakorera umukire wenda utwara moto ye ntabwo aba aguhagaze hejuru wowe icyo urwana nacyo ni verisoma umukire wamuhaye verisoma nayohereje bose arakwiruka ndahira ko adahita aguhambiriza nayamwohereje rwose so umukire iyo wamuhaye verisoma ntiyakubwira ngo utangire aka kazi zisa ntiyakubwira ngo ukore akazi kawe gutya wowe ubwawe niwo uhitamo uburyo bwo gukora akazi kawe washaka kuryama ukaryama washaka kugira gute ukagira gute so rero nari maze kurambirwa gukoreshwa icyo ni icya mbere dore byari bigeza so ndangije mfata umwanzuro ndavuga ngo ubu ngubu ngiye kwikorera nkora ibintu byanjye nigenzuraho kandi ikindi nari maze kubona yuko amafaranga nakoreraga niba warakoreraga nk'iry'itanu se mu kazi k'igishoferi umumotari saa 5 hari igihe zigera ya gitanu se wagikoreye bihakane se wakoze bitanu n'amafaranga ngaho ibibazo yuko yakoreraga 10 bahera ubuntu suko se babaca igiciro kiruta icyanyu nta nubwo nyabona abakobwa duparikanye mu cyapa ese kuki mudaparika mu byapa ubundi genda parika baranze uparika he guys baranze parika mu kihe cyapa gesete yanjye ari Nyabugogo mu gihe abandi twebwe twarahahabye Nyabugogo nge simpatinya niho iwaye nge rero nari maze kubona yuko ewana ari akazi n'ubundi kama nk'ayo nkorera umuntu amagaze hejuru ndavuga reka nihangane nanjye nikorera ibintu nigengaho kubera icyo waje mu kimotari man imyaka 2 umazemo ni 2 harya kubera icyo utagiye kubera icyo utagiye ngo bajye bagwa n'udutiko barebe na nyashi baba batuye umuntu kamyo abamotari Cedric banza utoroshye kubera iki wahisemo kuba motari guys ntimugire ngo nabuze icyo nkora naje mu kimotari kubera kubakunda guys kugira ngo mborohereza akazi mbatwarire ku gihe muntu maho mushaka ewana nta yindi mpamvu n'urukundo wari ufite abantu n'urukundo mbafite ujye nabatwarira ubuntu none cyane okay urukundo rw'akazi n'abakiriya bwo nirwo rwatumye ajya mu kimotari Cedric byagenze gute kugira ngo uze mu kimotari kugira ngo nze mu kimotari ikintu cyambye nabanje kuba umukanishi uranze gukanika ibintu byerekeranye na moteri cyane ngiye nabanje kuba umukanishi mubi cyane ndeba n'ubu njya mbadepana hari igihe tujya duhura nk'agasaa 5 byanze ngahita nshyiramo ipi ngahita nyatsinda ugahita ujya munsi y'imodoka ndi mubi cyane ikintu cyatumye nza gutwara moto icya mbere narebaga ibintu nkora nkareba n'abantu wenda babikora bari around me bari hafi yanjye yego nkareba se wenda abo bantu babimazemo igihe aho bari niho nifuza kugera yego mu gikanishi nkareba abantu babikora nkavuga ati nibura umuntu bimazemo imyaka myinshi ahantu ari niho nifuza kugera nkabona ntago biri gukunda ndavuga ariko rero na mbere yaho gatoya ngewe uko nakuze mu rugo haba moto cyane yego nkunda gutwara moto ko natangiye gutwara moto ndi mutoya ndavuga why not ibi bintu nabigerageza abandi bakunda indege bakunda moto urumva abati ibi bintu kuki nabigerageza ngo ndebe ikintu kindi cyatumye ntwara moto nashaka kuba independent yes nyine nkumva ko ndi independent urumva nkagira ubwigenge nkavuga ati nabyutse mu gitondo nagiye mu kazi kanje natashye naruhutse mbese ngakuruko nta muntu ntegeka ukiteretera uko ushaka nunze mu ryo wavugaga oya nagutereta urumva byazanye biza ari nk'agashimwe ka nyuma so washaka kuba independent nshaka kuba independent ikindi kandi buri ikiza cya moto ni ka kazi ushobora gukora nta muntu ukubwira ngo wakerewe ngo ubwo uje saa 3 urasanga bayamazemo ngo none ngo ubwo uje saa 1 ngo uratworera he wapi kandi nyine nta limiti kagira aho waba uri hose nimba mvuye mu rugo wenda i Nyamirambo mfite uburenganzira bwo kujya kuyitangirira i Kanombe ninshaka nturuka i Nyamirambo na accelera ubwo mpura nawe nuko nguko nyine ubu ufite uburenganzira bwo gukora
ariko ibyiza by'ikimotari rero ni byinshi. Ibaza akazi ujyaho udateze, abandi mu gihe muyo bahembwa bakuramo yo gutega. Ikintu gitangaje, iyo mvuye mu rugo mu gitondo umuntu arantegera akangeza mu kazi akanakwishyura akananye muri ubu kuntu babahohotera bro. Urumva najya no gutaha ndi mu mujyi, urumva najya no gutaha ndi mu mujyi nkahita umuntu akambwira ngo tujye Kimironko, nkabwira ati oya ntago ndi bujyeyo, ntago muce amafaranga menshi kugira ngo wenda ko ntago mafite gahunda yo kujyayo. Nanjye nkacunga umuntu ugiye wenda i Nyamirambo akantegera akangeza kuryanya, nkahita nitara akabangejeje mu rugo ku ikofi, kavuga ati murakoze cyane alhamdulillah, kandi akanakwishyura akananyishyura. Urumva rero niba ari ikintu nkora ngikunze no kuba umumotari kabisa, akazi kanjye ngakora ngakunze byatari. Eric, kuki wagiye mu kazi k'ikimotari? Kuki wahisemo ukavuga ngo ngiye kuba motari? Impamvu nakigiyemo ibyo nakoraga byaserivisi mu kimotari. Bimwe byaranze urangije uravuga uti reka ntago wariye ikimota yaje ari plan B. Abamotari ngo kakaboyiro ka mbere baba bagashyizemo ntago wariye vuga cyane siko ndi kukurushije. Mbese no kuvuga ngo ikimotari cyarakwakiriye ewana, nubwo byaba bitameze neza nta kazi ushaka kuba wajyamo nyine kakabigukorera. Ese nabuzi barangije na kaminuza bakirimo barimo kandi ari abantu barakubeshya ampereye hose. Reba n'ingofero yambaye shawe nayo warangije abantu barangije kaminuza babagaragara. Okay, so byaranze uravuga uti reka nze ngerageze ubundi ndebe ibyari byo. Mr. Abubakar, kubera iki wahisemo ukavuga ngo ni ikimotari njemo ubu mbangiye kuba motari? impamvu zanjye ni nyinshi zatumye mu kimotari, ariko nyine batumiganye mu Kinyarwanda ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nanjye naje gushaka bareze se basi bajyaga bakubwira ngo bureze mu kimotari urangije uza kureba ko bweze. Ubu ubona ari byose bizavamo? ndacyashakisha ndacyareba, ariko ratabumba nibyo je ndibona pole. None se nk'imbogamizi ujya uhura nazo mu kazi kawe, imbogamizi duhura nazo ni nyinshi muri aka kazi, ni izihe mbogamizi nyine abantu bajya bahura nazo cyangwa se ujya uhura nazo ku buryo uvuga uti sha ibi bintu ni hatari kabisa, ukumva rimwe na rimwe ugiye gucika intege cyangwa se ukumva nyine rimwe na rimwe biranze? Ni nk'izihe mbogamizi wahuye nazo muri aka kazi nyine ukavuga uti sha bya bintu birakaze? Baby girl. Yes. bitandukanye wenda n'ibyo umuntu aba yakoraga mbere, wenda mbesha ko ibyo nakoraga wenda ntabwo byatumaga nyine nshyuha cyane mu mutwe, ngira kwibaza cyane nyine ngo bishyushye mu mutwe, numve nyine meze nk'umuntu ufite stress. Ubu rero ngiye mbara konterivasiyo ngo konterivasiyo ngo iravuze ubuho. umumotari ikindi cya mbere nahera bita konterivasiyo. Ewana ni imbogamizi ijya yumva wakivamo. None se iyo asiranse yagiye nko kurangira aho ngaho nituzi impamvu naje kuba umumotari. yo urashyuha ayo kuri icyo kintu cya konterivasiyo, si amakosa uba wakoze atuma bakwandikira? Bakurenganya se barakuzi mufiki ku buryo bakurenganya? Duhe nk'urugero. wari warengana bakagenda bakakurenganura se basi ukagenda ukerekana ibimenyetso by'uko warenganye, hanyuma ugasaba kurenganurwa bikanga cyangwa bikemera? niba ari ibyo rero urayiriye menya ko bari nimba bakurenganya ariko ntabwo bakurenganya. Tubwire nk'ukuntu bakurenganyije nyine twumve wenda n'urugero. arabeshya ntabwo byabura wenda bagenzi bawe nabo usanga barira. Oya wivuga ngo umuntu ararira, arabeshya mutaruke. barakwe Abamotari bose bari mu gihugu bose bari kuri izi kamera, ugomba kubona kubavuga ikibazo ugasanga uvugiye imbaga nyamwinshi, imbaga umuvugizi ukamubaye n'umuvugizi uri intwari koko. Ariko nduguyango ngiye mbona cyane cyane amakosa menshi cyangwa se konterivasiyo nyinshi ziterwa n'uburangare bwa bamwe muri twebwe, kuko hari umuntu batandikira. Se hari umuntu ushaka kumara nk'umwaka batamwandikira? ntawe ese diri baheruka kukwandikira ryari? yewe maze amezi 2
amezi abiri batakwandikiye. Ariko nyuma yo kumenya amakosa nakoraga niyo mpamvu maze ayo mezi abiri. Wamenye ikosa urangije uraryirinda. Njyewe contravention banyandikiraga n'iza Nyabugogo bari baranzengereje. None nukiyajya rero nakunda kwiparikira muri zebura nkikubona uzamuka nkazinga wicaraho tuzamuka. Utitwagiye. Nyuma yo kumenya ko biriya bintu rero ari amakosa. Ikosa no kujya Nyabugogo. Ariko kuva nacika Nyabugogo mezi abaye abiri. Ariko sadutumye mvuga kuri contravention ubu ndayihamagaye. Ubutumye nyihamagara. Njye naribuze ngo icyatumye naringize ngo icyatumye wirinda contravention wenda ikosa warayiretse. Kumbi wirinze kujya Nyabugogo. Nirinze kujya Nyabugogo. Nyabugogo rega niyo amakosa agaragara. Bigeze kukwandikira? Bigeze kunyandikira 30 munsi. Yey. Ari nko yakazigo Nyabugogo. Mwavanye ku Nkunda Amahoro. Ajyanye i Nyanza. Nkunda Amahoro 10. Kunyuza i Murambi. Nkunda Amahoro 10 Inyanza 10. Kari 5 Inyanza 5. Ubwo ni bine. Wazize bine sha. Nyabugogo bateretseho 20. Guparika nabi no gupakira umuzigo. Ngeze kuri Yama. Nabwo mura n'umupolisi uri mu modoka zazo zipakira amamoto. Nawe mbona arimo arafata. Ndi no kugenda. Ndagenda ubundi iyo mvuye Nyabugogo buri gihe cyose ahita ndeba uko batanyandika. Utubundi bantayemo. Ngeze Nyanza ku isoko ndareba ndebyeho mbona hajeho 30. Ye baba we. Mbese Inyanza aho baraguhereje se? Nahise nigura agasheke nicara mu ishyamba yari ku isoko ry'Inyanza. Agasheke. Narakaguze pe kadesa. Ariko se nawe ryashyamba ry'ahandi hino y'isoko ry'Inyanza. Yego. Nicara mbitekera ndavuga ariko ubundi Nyabugogo. Yego. Kubera iki? Yebaze gushyira ibihumbi mu mwaka maze mu kimota 400 aragira. 400 arimo ikibanza. Amafaranga yose bayakuye kuri moto. None si iyo bakwandikiye ukabona iryo kosa. Aya contravention se wayabura. 400 nge ariko hari abantu batandikira ikosa kuki utarireka bagakomeza bakakwandikira. ariko nta mutandikira. Turabizi wowe ntibakwandikiye. Kubera iki batanyandikira se? Nanjye nagira ngo nkubarize ikibazo. Ndayirya kabisa. Reka nkubaza. Mbaza. Mu gihe mu myaka 2 umaze utwara moto. Umwe mu bamotari nemera aba professionnel. Ndetse nkunda kubikubwira unayo yo modo wanjye. Inshuro bamaje kwandikira nibura uvuga atahangaha ahantu none se urabona nta kintu umuntu yanyigiraho. Asade no professionnel. Ubu nta kintu umuntu yanyigiraho. Umva nkubwire ngiye amakosa menshi n'ubundi narayasobanukiwe. Nzi ngo ahangana ni Sansenike icyo ni cyambere. Ubu kamera z'i Kigali ahantu ziba ziri simazi. Icyo ni ikindi. Uri kumva aho guparika icyo ngicyo nacyo ni ikindi. Mparika ahantu hemewe cyakoze nk'uko hangaha twiyandikiye. Ubu batwandikiyeho ewana ahubwo murazisanga naguze ikintu gitanga. Muri ibyo 400 maze kwishyura n'aya kamera ari. Ni parking. Guparika nabi. No gupakira. Agomba kibazo ari wo. Uzi nanjye kugira ngo nshike ku kazigo. Akazigo naragakundaga ariko nje kubona yuko umukoba noneho amafaranga aba mu kazigo. Kugira ngo nshike ku kazigo nuko navuze ngo uyu mukoba ndawujugunya. Barawunzaniye ahantu bawunzaniye ngusiga aho ngaho sinongeye kuwufata. Ariko hari umutipe wajyaga ava Tanzania na zahehe akama ubunyobwa akama gaceri mama shenge agahita nkubita nka 4 cyangwa 5. Ibaza umuntu guha 5. Mane kugira ngo ucikeho biragoye. So rero simagarira ndi bari bagohaye. Oya bahembane utuzigo duhemba neza mane. Duhemba neza. Kuriye zihemba neza. Ubwo rero kugira ngo ubwo nakomye 25 y'umunsi umwe uzayishyura umunsi umwe. Na desa y'igisheke. Warahuriye. So ngera ari impamvu rero batanyandikira cyane. Nuko amakosa menshi mbanyazi uri kumva. Ubwo ngerageza uko nshoboye nkayirinda nta na pressure mba ndiho niki. Ubwo nyine ngenda gake. Eri wowe imbogamizo wahuye nazo muri Kigali cyangwa se muri aka kazi k'ikimotari nizi? Nawe ni contravention. Ndagonga nta nurangonga. Ko ngenda neza nditwararika pe. Abantu mundeba mujye munega. Bakurebe bagukunde. Mumurebe mumumenye mumukonde. Nkukundisha abantu. Iyo muherike rwose muzamutege dore n'umwana mwiza. Mumushumbusha izo 400 yatanze tire nimba zavamo. Okay. Ubwo ni nawe ni contravention gusa. Nta yindi mbogamizi. Cyaza no wanyambaye senyisa ejo bundi. Ubwo nabagenzi ko bigeze kukwiba kasiko kabutari kubivuga. Uri kumva? Arabyibagiye.
abagenzi batwiba byagenze gute ubundi ngo ubwo bavuga ngo abamotari ngo harimo ibisambo hari abagenzi bakasamutwe kandi aba yanakubonye aba yakubariye akamoto gashyashya arakubariye akareba n'uburyo urimo nubwo waba uzi uri kumusekera nubwo wava mu cyaro uzi moto uje gukora mu mujyi wa Kigali arakureba agakumenya ko ujwajwata ntabakubona se abakureba bakubona yamvanye Nyabugogo arambwira ati tujye ku Gisozi aha turagenda tugeze ku rwibutso arambwira ati zamuka amahoro gakunda zamuka nizamuka nta nubwo yarindiriye ko mparika yavuye haraguruka narirutse nizere ko wasigaye useka abu mikoro wikomeza kuyikubita mani bitagenda bisakoze nahise nkahita naha nta nubwo wanatinda ubwo se bajyana kasike ugatekereza ko bakwibye kasike uhita ucanganyikirwa hari umuntu biba kasike rero agahita ava kuri moto akirukankana umugenzi uzi kuva ku Gisozi ko njyewe nta mu miduha nyine komeza uhavuge nyine wahise witegera uzi kuva ku Gisozi ushoye nta n'umuntu noneho baranaguhagarika sha wagira ngo baba bizi ko bakwibye baraguhagarika ni nk'igihe iyo ugiye gufata nk'umuntu bagiye aho ugiye nk'iyo umugenzi aguhamagaye ngo ngwino umfate abagenzi baraguhagarika koko kandi nta gahunda ufite nta gahunda ufite iyo noneho nta gahunda ufite ujya kubona ukabona nta n'umwe ushaka kukuvugisha ubwo wahise witahira urumva barakwibye masikini biriya babyita kukwakira cya kindi kwa kundi bajya bavuga ngo iyo moto itaragukubita hasi uba utarayimenya nawe ubu ngubu nyine utaribwa ntamenya kurinda amana ubu ngubu ubigenza ute ibyo bintu wabirinda kandi ibaze ko abagenzi bajya bavuga ngo kubera iki muduha kasike zishaje mwebwe mukiyambarira inziza izidafite ibirahuri barekaramo ikirahure kandi aribo babyiba aribo biba kasike icyo gihe yaguraga nka 25 cyakoze ubwo arayikwiba akaza kuyikugurira kirya gihe yaguraga nka tarana 25 yego ubwo 25 yahise atsindira ako kandi aragenda akayigurisha ngahise nk'icumi agahita yanywa akayuki cyangwa akayaha umukobwa mwiza nka Joyeuse babarira njye nta muntu ujya umpa amafaranga guys urayakorera ndayakorera cyakoze abakobwa bagenzi bawe uraza no kubagira inama ubu ni wamuterera ubu se wakorera 50 ku munsi ugakenera amafaranga ubu senkano urayinjiza uraza gutuma abantu bose baza mu kimotari kandi senkano yakorera he ku munsi yakorera i Kigali njyayo mafaranga sindayakorera ngo bakwambuye icyabiri cyaraguye kivamo amafaranga icyo cyari koyongera kikahita cyuzura senkano none se umuntu ukorera senkano uburizwa n'iki ngeze ndarira wari wumva ndira ibintu byose ni oje niba bakwandikiramo agacumi byakakubabaza ese bajya bakwandikira wowe ubundi ahubwo ari ikintu njya ntekereza ntekereza yuko hari abantu bamwe mu bandi bagenzi bacu b'abamotari bahindukira bagahinduka abagenzi bakaza kutwiba kasike kandi nabo bari abamotari none se ubundi iyo bavuze kera iyo bavugaga kwiba moto wumvaga moto zibwa n'abandi kuko ntabwo wakwiba moto utazi kwitwara ntabwo byashoboka kuko ntabwo ntekereza yuko base bakaniga n'abantu wari wumva umuntu bangiza bakamukubita kuri Simba urumva hari umugenzi uranyuza kuri Simba yinjiremo agura utuntu agura narangiza yongera agaruke kuri moto umugeze mu rugo akwibe kasike wapi njye nta nubwo ariko wambwira ngo keretse iyo nkuzi gute umbwira ngo ndaje wansigiye kasike nta kibazo ukaza oya hari igihe ava agahita yiruka oya ava agahita yiruka hari n'ukubwira ngo ndaje ukamubura icyo nshatse kuvuga urumva hari ukuntu dutwara abakiriya b'abasirimu basanzwe ari abantu bari normale batega moto batari muri babandi batwiba noneho akakubwira ati uko yambaye neza uhita ubona ari umusirimu oya hari ukuntu umuntu umwanariza ukabona ko uwo muntu ukabatiye umuntu uko biri kose noneho umuntu akaba yabwiye ati wenda reka duce kuri simu cyangwa kuri alimentation mfata utuntu runaka ukadufata uwo muntu wenda akagusigira kasike akagenda akadushopeka akagaruka mukagenda ntekereza yuko nta muntu uribwa kasike n'umuntu nibura byabanje kunyura muri iyo process umuntu kwiba kasike araza akagutega agahita akubwira ngo tujyane mu Kamenge ku kiraro mwagera ku kiraro agahita akushumukamo hasi ubu se wamwiruka cyakoze inama nabagira niba kwiba kasike uzaheze uhite witahira nuba kuri moto ukamwirukankana na moto zabukuyeho ubwo na moto nyine ubwo uzamenye ibyo ari byo ntuzavuge ngo sinakubwiye uvuze Simba uranyibutse ndikumva ndi gupanga kuzajya guhahira muri Simba wayakura he kugira ngo agapeti n'igihumbi ubu ngubu oya nkagenda ngafata ka kagare bafata mama shenge biba bimeze ugatemberamo natemberamo ntabwo urashaka kwinjira ahantu bakakubwira ngo kuramo icyo kijire hasi ubundi kuki badukuzamo amajire bisigaye bimbabaza ntabwo birakubaho
na City ntabwo Tower birakubaho hari ahantu winjiraho ujya kwinjira ahantu ngo kuramo iyo jire Oya, no muri ijire City ibatwara Tower. iki no muri City Tower bagiye batureka barabikuzamo ariko sareka cyangwa iteye isoni cyoza niba ari ikintu maje kubona Huh? buriya gutwara na moto nabyo ni umuzigo wari waba uri nk'ahantu ukeneye kwinjira ahantu runaka ukabura aho uyiparika ukabura aho ushyiga kasike zawe urumva kandi utayinjira ngo ijyane muri gare ya Nyabugogo moto Eh. usibye kwishyura aho amafaranga njye ndishyuza ariko n'ubundi nanjye iyo unjyanye Nyabugogo nkuca nayo ndibuze guha sekiriti urumva ako kantu buriya bijya bimbabaza cyane none se kandi wabigenza ikindi kintu buriya njya mbona wenda navuga cyangwa nakisabira nk'abantu baba babishinzwe mu by'ukuri nko muri uyu mujyi wa Kigali ni gute bubaka inyubako nziza yuzuye bakayubaka barangiza ntibasiga ahantu nibura umumotari azagenda ngo adropinga umugenzi muri mujyi wa Kigali muri izo nyubako mu nyubako izo arizo zose mu mujyi wa Kigali ahantu honyine nabonye ushobora gutwara moto ukagenda ugaparika umugenzi mu mahoro ukavayo neza ni kuri ruriya rusengero ruba hariya 12 ruguru bahita kwa Masasu ni kwanda mu nyibutse ntabwo ndozi muri abamotari ntabwo mubizi kwa Masasu ni kwande ruriya rusengero reba hariya kuri iriya universite ba 12 hejuru bahita ngo icyo kwa rusengero Masasu ni kwa Masasu murakoze cyane ari kwa Masasu niho hantu nabonye haba event y'ibintu runaka bihabera hari n'ahantu hagenewe abamotari hari drop off y'umumotari ugenda ugaparika umugenzi mo hagati ukamukuramo ukisohokera wubatse tuvuge reba nka arena ngira ahantu wagenda ugasiga umugenzi ubwo utasanze umuntu bagiye badukora akantu nibura kuri arena se wamusigara hepfo nyine ugahita wiruka bagufata bakakwandikira ariko urumva bawirutse uzarebe niyo habaye event runaka urumva usanga tugenda dusigara mu mayira kandi nabwo ntihemewe kandi nabwo ntihaba hemewe bakwandikiye ubwo hari ntiwaba n'igihe aguha amafaranga ukenera guparika neza mu kantu rwose mugaruzi mwabakire ariko ubanza ariyo mpamvu iyo tugiye nko kuri arena n'ubundi nta muntu ukwandikira ujyana nk'umuntu kuri arena ariko arakwirukana nta muntu ukwandikira arakwirukana ashaka ko waparika ntabwo waparika nta muntu ukwandikira ako kantu abakire mufite etaje mujye mugakora niba wubatse hoteli abamotari natwe mutwige mutubare natwe mudushyireho uwo mugabo n'abakiriya benshi urumva mutubare kuko abantu bose baje hariya abantu benshi kandi nitwe tubajyana n'ubundi wowe wubatse inyubako y'ubucuruzi urumva utarasize umugenzi ngo musige vuba ugende ukavaho umeze ngo uhengamye urumva kandi uburege ngo nyishyura vuba ngo yame kuri fone tutarahagera ngo uhite umaga akazi ni hahandi ahita kwambura kuko udafite ahantu ahubwo wenda hagakwiriye kuba ahantu ho guparika ariko utemerewe gutinda haparika umwanya muke uvaneho umuntu nurangiza ukomeza ariko ubuzi ko nta kibazo akwishyure nta stress uzi ikintu gihari se ahubwo impamvu nta parikingi y'abamotari ihari ni uko bateganya ko nta muntu uzazana moto aje muri iyo nyubako ikibazo rero kandi tubajyana abaje na moto ikindi kandi ubona abantu bubaha cyane abantu bafite imodoka umumotari ugasanga bamuciye amazi kuki muduca amazi mwatubabariye please natwe rwose rega natwe ibaze ko umuntu anyirukana mu gitondo kuri gate akongera akantega ngo mugeze ngo mugezeyo oya guys ubundi twebwe nuko tuba tudashaka kugenda n'imodoka imodoka zacu tuzisiga mu rugo tukaza mama shenge rero mugiye mureka uratuma urubyiruko rwose ruza mu kimota ni karibu n'ubundi ariko abantu bashaka kuba abamotari ni benshi none se Cedric wowe ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri aka kazi k'ikimotari kawe nyine ukora imbogamizi muri nazo mu kimotari ziba zigiye zitandukanye ariko akenshi buriya njye ntekereza yuko ibyinshi twabivuzeho ibyo ngibyo byo kuba wahura n'umuntu akaba yagutwara kasike kuba umuntu watwara umuntu afitemo screenshot z'icyatanu urumva ukamuca icyatanu agahita yemera ukagira ngo aguhembye neza wabonye akantu kuri sitasiyo basigaye badukora iyo umweretse gutya message ahita akandaho akagakuramo sinzi niba bagiye babibakora abantu benshi bagiye babatuburira ahita agakuramo akareba niba atari screenshot uri kumva noneho umuntu uramubwira ati tujyanye wenda Nyanza muvuye mu mujyi arakwemera aho ni Nyanza ni muri pressure ugiye kuhaparika ari abahuze abamotari benshi wahagera abari abamotari benshi kabisa wahagera
umukiriya wari utwaye agahita akwereka screenshot y'icyatanu we yaba kuri inyuma mu ntuga agenda scrollinga gutya yagera agahita akubwira agafata kuri nimero ngo mata ngo dore yaje wowe iyo ubonye ngo you have send urumva ubundi buriya hari ibintu nitegereza kuri message uretse ubu ngubu naciye akenge kuva screenshot bazi nkora incuro ebyiri iyo ubonye ngo you have send ukabona na new balance ye ari ukuntu uyitera akajisho kuko urumva iyo umuntu yakoreje uko biri kose aka balance ke nubwo ubutazi ngo yarafite yanga ariko balance iragaragara none wowe umuntu akoretse screenshot ngo you have send cyangwa ngo wohereje apo ugahita uvuga tubuye uragiye ukegera imbere ubwo yigiriye muri gare Nyanza wajya kumukurikira ukamubura ugashaka umwanya wo guparika ahantu moto ngo ujye kumushaka wa muntu ukamubura iyo yo nimbogamizi ya mbere nahuye nayo kuko ngewe rwose abantu njya ntwara barabizi tugihaguruka mba nayabariye nimba nari mfite 5 mpita nyateranya ku cyatanu nari mfite kuri icyo cyatanu cyo ubwo mba nagize bibiri biba byabaye tayari mujye mwihangana nimukanyambure ari amafaranga rwose muyambe mba nayabariye abayenzi be barakuzengereza hari umunyamahanga wabinkoze izo nimbogamizi aranyereka ambwira amazina ndamubwate none nyimubwira atavuga ngo ke ahita kanda kanso ndi kumureba buramucaki nahise mubwira ati we mu cyongereza azagukubita ahise mubwira ngo we mu cyongereza arabwira ngo we nahise mubwira ati we mu cyongereza cyacu kirakemangwa nyine ahita ambwira mu English iyo umufashe ko azagukubita ubutaha yabyumva ngo bajya bakubita abamotari ariko ngo inkoni z'abanyamahanga ziraturembeje ariko wari umva umumotari wakubiswe ariko biriya bintu byo kwitwa by'abamotari bifite aho bituruka yaravuze ati we muzibeshye mwongere kunkurira ku bahungu n'abakobwa bifite aho bituruka ibintu byo kubita abamotari bifite ahantu bituruka ubona bituruka ndaguha urugero ushobora kuba turi mu mujyi umuntu akaza cyane cyane nk'abasudani sibora nibo bantu bagira bararwana cyane bariya nibo bakunda kurwana ariko ubanza noneho akaza agahita akubwira ngo ahubwo ati wenda ngo ngiye ku Gisozi cyangwa wenda ahandi hantu agiye noneho urabizi ko akunda abamotari bazira mu kavuyo agahita avuga ngo nayemeye agahita amuhereza kasike uwo mubwiye ngo wayemeye ntabwo mvishe ibyo uvuze misunderstanding ku bantu bamwe hagati y'abantu n'abantu ibyo bishobora guturukamo ariya amakimbirane ashobora kuvamo n'imirwano noneho wowe ukamuca icyatanu akakubwira ko araguhereza 1,000 cyangwa 800 ukamutwara wagera akaguhereza 1,000 mu by'ukuri wowe mutayi wahagurutse nubwo wumvisha aho umuntu agiye ntumvisha amafaranga yaguhaye bijya bishoboka cyangwa n'akabazo k'ururimi ruke n'akabazo k'ururimi ruke agashobora kubamo hanyuma mwahagera wabona kohereje 1,000 ngo shyiraho ayandi kabura cyane tayari wowe uri kumubwira ngo ashyireho ayandi mu rurimi rwawe rw'ikinyarwanda we akabara kubyumva akabarayaza agahita atangira kuvuga bya icyarabu urumva bana za shukurani shukurani bavuga icyarabu yes se hari umuntu yananira oya bavuga munavuge mu cyarabu se arya tubwire sa nge narakiminuje sabi yarakiminuje ariko uti nam nam se sibizi nam ndabizi ajya namita mabwira ati elfunus brada elfunus ubwo ubwiye ngo nanga cyatanu cyamugema naki agahita ambwira alif wanis alif ubundi ni igihumbi elif ni igihumbi ni igiswahili ariko ushaka kuvuga alif cyangwa se wenda ushaka kuvuga alfain ni bibiri alif wa 500 500 niyo nisfu nyine 500 ni 500 500 500 wajya bambwira 500 se ninge mana gushena 100 cyangwa 50 urumva nyene ushobora gusanga 500 ubwo nyine nawe urieranja bikagira ubwo ni ikibazo cy'ururimi se gituma badukubita ku buryo niba umuntu mutumvikanye wumva yuko kuva Sonatibe n'urugero ugera hafi ya Nyanza ya Kicukiro ari 200 hari video nigeze kubona umuntu ari kwishyura umuntu 200 nyine we yaramubwiye 200 agira ngo ni ibintu iwanyu sura yategera 200 yaramubwiye cyangwa 100 ngo wari wigeze no kwishyura umumotari 100 nyine nzi ko yamubwiye ngo ni n'umumotari wenda nk'umunyamahanga muhagarika ugasanga nta n'icyongereza nta nagerageza wenda ahise avuga ngo 200 we azi ko avuze bibi umunyamahanga atayemera we kandi azi ko mu Rwanda nta giciro kiri fixe cyane ku buryo nk'umuntu nyine nawe usobanutse wabonye niko byagenda nose ku buryo umuntu usobanutse wumva yuko wagendera usanzwe yagendera
200 esanse se barayinywa wenda wahuye barayinyara n'umumotari mwiza ugendera desi wahuye n'umumotari Mama mwiza ugendera desi noneho ariko uretse no ku baserera banyamahanga cyane. no ku bantu basanzwe b'abanyarwanda bibaho hari igihe Ariko umuntu ashobora kugutwara mwabonye iriya video umuntu arimo arakubitisha umumotari nijoro amukubitisha mucapa mwagiye mutworohera ko tubafasha mu by'ukuri mukareka guhohotera umumotari ubwo mumukorera abamotari ntitwabaga dufite intwaro za kasike natwe tukavuga tuzazibakubitisha tukabyihora ko twihannye mwokabyara mwebwe mwatubabareye natwe tureke guhohotera ikintu nabonye abantu benshi ntago bubaha abamotari bazi ko abamotari baje mu kimotari nyine nta kintu bamaze babuze uko bagira ariko hakundi baje babandi kwiga byananiye bakaza ari babandi babuze akazi bakaza wapi guys reka nze muca amazi aka ni akazi dukora buri munsi nk'uko ubyuka ukajya muri office natwe niko tubyuka tugakaraba tukambara mbese tworoherane tureke guhohoterana cyane wowe imbogamizi wowe nazo ni izihe shusho imbogamizi vegetable root imbogamizi guys bona nizabura ntago zabura ndumva naguha mikoro ukayifasha warangiza ukinigura reka nyimufatire ladies first always guys murabona izikaye bari kuma namwe mujye muziduha twebwe bashiki bacu bari muri aka kazi turabakunda kandi turabubaha nanashimira ba brother bacu ubuza akanyamuneza mfite ndi kumwe nawe ariko nyine ibintu byira ku ruhande umutima wa arabyemerewe kuko ndi sister none urumva ko abyemerewe sister we ibohore mwibohore yes wari uri gushima kudushima nanashimira ba brother banjye kabisa respect iyo duhuye wenda moto yagize ikibazo ego abo muhuje akazi wivanga dosiye abo duhuje akazi s'il vous plaît dushime mwiyumve duhurira muri parikingi bagerageza kukuganiriza neza bakaguha nyine ubwisanzure nka mushiki wacu nyine kugira ngo wumve uri comfortable niyo mpamvu iyo nasibye akazi guys barabakumbura ukunda abaho none urumva ubwo ibyo badushinja noneho nibyo ngo abamotari ngo ni ibiraya cyane abantu batandukanye ikintu batazi abamotari tugira urukundo rwinshi ugahura n'umuntu n'umusista ndavuga sadahuye n'umusista kuki ari ngiye uvuze wavuze ego genda arengana ariko ntacyo oya none se ntago oya si urugero uzana nifashe ikintu ngiye kuvuga nka sada agahura n'umusista yamara guhura nawe agahita amubwira ati bebi urajya he icyo gihe uba umubwiye neza agahita avuga ati why not nta ahita avuga ati gute ntatwarwa n'ibogari umumotari ngo abamotari ku bwiza bwanjye bujya bubahebuza ubwiza bwanjye ko mbona bwitaho cyane ese waza ujunjamye umeze uku nguku niba wamusekeye icyo ngicyo uzi ukuntu bakitwangira ngo tugire amagambo ngo tugenda tubavugisha batabisha oya mugenzi arahamagaye bitera ibi ni bibiri bincitse ako ngewe umuntu udashaka ko tugenda tuganira jya byihorera iyo ugabanya umunwa ushaka kwiganira niba nshaka umukiriya tugenda nyine twese tuzi ko turi kumwe tugenda twiganira gake gake abaje kumuvugisha urumva ariko mba ndi kumuha serivisi zose ni ukugira ngo udasinzira cyangwa urumva byose biba birimo nese ndagenda najunjamye meze nk'umuntu wafunze shinge ku menyo uri robo nk'irobo kubera iki yuko kugenda uganiriza umumotari ugutwaye ushobora gutuma nyine ushobora gutuma mugera iyo mujya amahoro abamenye waje bakoze ubushakashatsi nese ziriya desa nazibona gute tuba twumvikanye icya tatu ziriya desa nazo nzishaka kandi nshaka icya tanu ziriya desa nakuganirije ntago nazibona hari ugerayo ubwo yazigabanyije wari watwara umugenzi nkagenda asinzira ari umugenzi usinzira ukumva ari kukugwa mu bitugu igihe byarabaye naramutwaye ukumva ari kukugwa mu bitugu yari yanyweye ariko rega hari igihe umuntu aba afite utubazo twe mwana ibibazo biba ari byinshi kuko ari nk'igihe umumere acomoka mu rupangu
urumva ajya umumama acomoka mu rupangu noneho wenda nk'umukozi wo mu rugo yari amutumye nko kugura umugati ku muhanda agasiga umwa muceri bari gushyushya agatashije isafuriya yose y'umuceri yasohoka mu rupangu kubera umujinya w'ibyo asize mu rugo agahita umutanga umugi nangaye abe ati ni cyatanu sinya ndenze igihumbi akanabivuga yambuka umuhanda yagiye wenda kubera nawe wishakira amafaranga akabwira ati ukongera ubundi hari ukuntu uhita unakata ukongera ukamusuhuza ati mwaramutse neza mubyeyi batuvuga ngo mwaramutse ratamota ngo mugi nangahe ni icyatanu atazi ko ari wo igendera ratawe nta nubwo uhenda urumva bitewe na representation no ku buryo wigaragaje kandi bwa mbere mwahuriye hariya uramubwira ngo mugi nangahe ni icyatanu utanabanje kumusuhuza uri kumva gatavuga ngo reka sinya neza hari umugenzi uza noneho motari baramuhagaritse umugenzi araguhagaritse uraje isogara nta no gusuza umugenzi nta no gusuza umugenzi gahita umureba bitanu nese umusuhuza mi ntabwo ugomba gusuza guys mujye mudusuhuza ugomba kugira discipline mwaramutsiraguma ikintu cya mbere ugomba ayiwe mu kinyarwanda baravuga ngo mwaramutsiraguma bishatse kuvuga ngo iki bishatse kuvuga ngo umuntu ushobora kuza ukamusuhuza ugahita umwibagiza stress zose mbese customer care first approach nayo ubundi biterwa n'ijwi ribumubwiye na Joyeza bivuze aho ngaba yumva ari yes ukuntu mitamubwira tamubwira ati tumenera ibanga nyine natwe abo tujyana murabizi mubyandika muri comment so wari ukiri no kutubwira noneho ushima bagenzi bawe basaza bawe n'iki noneho nabashimiye twayikirije uko gushima twakwakiriye tukuba hafi cyane kandi n'abandi bamotari b'abagabo barubaka harimo abafundi harimo abayedi harimo abamotari yes ubwo rero umugore nawe arashoboye icyo navuga aho ngaho rega n'abagabo iby'abagore bakora ntabwo ari 100%. Ese wowe watwita ikintu niyo mpamvu ntabwo byaba 100%. umugore aho ugashaka kuba ari 100 ikintu ndi kuvuga aho ngaho wowe ushaka kuba uri hasi ikintu ndi kuvuga aho ngaho yego mushiki wacu ngiye nimba ngiye kuvuga mujye mumpa ijambo mu byubahiro byanyu urumva ikintu navuga aho ngaho guys turabubaha nk'abagabo urumva tukabaha respect kuko urumva imbaraga zacu ntago zingana n'izanyu ariko natwe murabizi ko umugore ahava akagera ikintu yashatse ikintu yiyemeje guys aragikora uziko yanaterura iriya nzu murabizi so mujye mutwubaha noneho birambabaza cyane iyo umugore aje kugutega akakubwira ngo wapi ngo ntago ngezayo guteze umugore mugenzi wawe nanzwe n'umugabo nabyumva ko nyine aba afite impungenge ariko kwangwa n'umugore birambabaza n'umugabo ntabwo agomba kukwanga agomba n'urugero nari ntanze ariko bikantungura dukunzwe n'abagabo cyane ngo ntibaba ari bo badutwara kuruta abagore bagenzi bacu bagakwiye kudushyigikira guys rwose mwihane ngo ndarangije umwana w'iki arasoje icyuzi bayagoye uti wari uri kuvuga uti jo yakira iyihe nama wagira umukobwa urimo urahiga perime ushaka kuza mu mwuga w'ikimotari umukobwa mugenzi wawe cyangwa umuntu w'igitsina gore guys mpora mbivuga kenshi ikintu namubwira nk'ubu ngubu hari igihe tubona gutya tukavuga ngo dukorera 50 ugahita nawe ushamaduka ngo uraje ariko icyambere kuza mu kimotari ugakenyera kuza mu kimotari cyambere ikintu cyambere cy'ingenzi ni uko ubanza kwiyumvamo icyo kintu ukabanza gukunda nyine ugukunda umwuga urabizi umwuga wose iyo uwukunze challenge zose wahura nazo imbogamizi zose nyine uhura nazo ugerageza kuzihanganira kuko uba uzi yuko ugikunda sibyo inama nabagira banza ukunde ikintu cyangwa ubanza ukunde uwo mwuga ugiye kujyamo numara kuwukunda wiyumvemo imbaraga wumve ko ushoboye numara kubiyumvamo ewana moto uzayitwara kikurenge ubone amafaranga kikurenge amen ubwo se hari umunsi muratwara abagenzi uri kumwe n'undi mukobwa mugenzi wawe nawe ari umumotari mukabatwara gutya nyine
akora kundi dutwara abagenzi wenda tukabaterura mugiye nk'ahantu hamwe cyane bijya bibaho bibaho cyane kandi ndanabikunda wowe wumva bisanzwe nyine uranihengeka byabura se kuriya uca munsi y'ikamyo murakambute yaje gutya gake gake cyane ugenda ukariza gake gake guys natwe gutwara moto rega ntabwo bisaba imbaraga ahubwo ni ibintu nyine biba bikurimo urumva nk'uko bavuga ngo ni ikihe kintu ni ikihe kintu kidasaba imbaraga gikorwa ra ikintu cyose gisaba imbaraga kurya biravuna mwana guys reka nkwisabira akantu njyewe urumva ntwara abantu kuri moto abakobwa abagabo abasore abana bose waretse nanjye nituva hano ukantwara ukanjyana ukanangarura uranyishyura hari ikibazo se njye nanjye ndashaka gutwarwa n'umukobwa numve itandukaniro ririmo nta kibazo uranyishyura kujyane si akazi se ndabamuhaye nta kibazo arakujyana he arahambwira mureke arahambwira ngenda kubwira aho njyana ndagutega ndaguhagarika ngutega bagukurikize kamera kuko ntago urantega ubwo kamera turaza uranangarura okay reka tubashime cyane mu by'ukuri turiniguye ku munsi wa mbere reka mbanze mbaze buretse ndahera kuri abu ugitangira kano kazi nyine mu gihe cyose umaze muri aka kazi ni akahe kantu kagusekeje ku buryo n'ubu ngubu iyo ukwibutse uhita useka nyine akantu kakubayeho ibyo nabyo birasekeje ni akahe ngiye kambayeho cyane abonye mu muhanda ako wabonye akakubayeho nyine mu kimotari ese ubu nta n'ubwo wakibuka ahise anaseka none se ubwo ku buryo wakibuka ibintu byose ugenda useka mu muhanda kuko nta n'icyumweru cyashira utabonye akantu kagusekeje mu muhanda ariko ubu ibaze ko ngewe inkuru ziba zambaye nyinshi wowe ni akahe Cedric akantu kansekeje se abari twinshi ntutubeshye ninshaka mbabeshye pfa kuba karaba gasekeje maze turi muri komedi ikintu cyambayeho kikanse akantu kambayeho kakansetsa ni akahera cyangwa kakamushimisha ushaka ko wabaje nabi aha kamusekeje iyo usetse uba wishimye sawa kansekeje se wakereka mvuza kanshimije uba kansekeje kagushimishije akantu kanshimishije kubera ukuntu nkunda amafaranga rero kurusha ibindi bintu byose ni amafaranga nakore urumva ni umukiriya nakuye i Nyamirambo nkamuzana mu mujyi agahita amereza 10,000 nkamusubizayo akanyongera ibindi 10,000 nkongera nkamukurayo nkamujyana ku gisozi ku rwibutso akama ibindi 10,000 yari umunyamahanga nkongera nkamukura ku gisozi ku rwibutso nkamugarura mu rugo akama 10,000 urumva afatana nimero yanjye na mu gitondo ndongera ndamutwara ishyorongi ngize amahirwe yari n'umuzungu ngize amahirwe tuhasanga n'udukende abanza gufata akaviyo gakeya mugeze ishyorongi ama 30,000 ngaruka i Kigali urumva nazengurutse ishyorongi nabuze ahantu nkata nsubira i Kigali ngaruke ngehe ndagije ndagaruka i Kigali njya mu rugo ndaryama saa 10 zigeze arantayipingira yamamagara ngo ngwinongere ntore mugarura i Kigali anongera oya namugaruye i Kigali duhita tujyana muri night club muri Mamba Kimihurura turi enjoyinga njya ku mafaranga ye warakoze cyane ndangije ngeze mu rugo anyongera ibindi 20,50 icyo gihe navuze ati cyokoza amana nyagasana abantu igihomba ikimotari kintu nahise neza yakunze ikimotari ntago nakivuga rwose nicyo kintu cyanshimishije mu buzima naho ibintu byanshekeje byo aba ari byinshi ibisekeje nanjye navuga ko biba ari byinshi hari abo uhura mu muhanda nabo bari kubyina hari abo ese ubu navuga ngo birasekeje ababa basinze bakabazirika ibitenge umumotari waziritse njyewe nabonye umumotari yaziritse umuntu igitenge ndavuga nk'ubu uyu muntu bamuhayangaye ku buryo azirika birasekeje nyine bya bindi bavuga ngo akabigase ko nk'akeza byaransekeje pe urabona umumotari waziritse undi arimo aramukurura arimo aramukurura akamuzirika umugozi
narabibonye iriya ni depanage ariko ngiye nabonye umuntu aziritse umuntu igitenge ejo kandi mukuru urumva bamuziritse yasinze ngiye ntabwo nabikora narasetse kabisa video sinka fitera uri kumva wabyumvishe wowe ndatubwira ibyagusekeje yari yanabye tubwira ibyagusekeje dusoze ikiganiro wowe watubajije nawe tubwire ngaho tubwire nawe njye nabivuze uwo muntu w'igitenge yaransekeje kansekeje kakanambabaza nyuma natwaye umuzungu hano mu Kiyovu hano kuri kariya gahanuza kitwa ntago ndakamamariza urumva ndamutwara hano nigira ijana noneho nawe tuzongera kumva ijana nibigera ko mutazadukira yego urumva namutwaye umuzungu tuvugana amafaranga noneho tugezeyo yari gukoresha mapu Google Map asanga siho mu kumusubiza inyuma ndamubwira turanyongereraho arambwira ati no problem ndamugata ndayariye agiye kunyoherereza yongeye igiceri cya 50 ubwo nimba kuri oya ayo twavuganye arenzaho se twavuganye 700 twavuganye 700 yongera igiceri cya 50 naramurebye ndavuga se ubu nkubwire ngo ni make ndamureba ndaseka naramurebye ndaseka iyo mutongana mu cyongereza ari igihe ngo umumotari ko umunyamahanga akagenda ari uko abonye ibyo gutongana mu cyongereza atabiva ukavuga ati se ubu nababwira ngo atitwara nzaho kumutwara ntabwo nakabura ariko ko kujya kuburana nawe ngamaye oya baba bari kuvuga ngo why I go there every day magani nani why are you asking a lot umunyamahanga iyo wamuhaye iyo bamubwiye ngo kuva wenda mu mujyi ujya ku Gisozi ni 600 niyo imvura yabiri kugwa niba ari saa 7 z'ijoro abazi ngo nta kintu na kimwe cyahindutse gahika mutumagana 8 and I go back to magana 8 why erega impamvu rega man muri biriya bihugu byo hanze mana muri bihugu byo hanze abazungu nta saha yabipfubuza ahubwo ikibazo baba bazi gukorera amafaranga baba bazi agaciro kabo ntago ari nk'abanyarwanda guys ntago ari nk'abanyarwanda ahubwo abanyarwanda nyeka aribo batuvuganira nabi akamubwira ngo ujye ubaha 500 n'abanyarwanda babaduteze kuko abigisha n'ikinyarwanda cyaho ati 500 tugende ibyo bintu byihorere ariko uwo ngo waba ari umaze igihe inaha iyo ari umuzungu ukiza kabisa abahemba neza mvugira mu cyarabo mvuge ngo iki mvugira mu cyarabo mvuge ngo iki babwire ngo urumva kambivuga mu kinyarwanda babwire ngo umwarabu tuzahura urumva azame $1 أسأل كل العرب الذي سنلتقي أن يؤتيني $. ibyo nshaka mbe nkutobore hagira unyomoza sanga abarabu bakoresha $. bakoresha $. nam $. oya baba yazanye mu $. nta kibazo oya ntabwo nakubeshya ariko basigaye bavuga nakongereza uzivuganire nta birenze ngo potatoes tomatoes have no have guys winiguye kuko ndashaka gusoza yes sir arakibutse ni sensaka ntarakumva naye nkirabitse 2 3 4 5 zanuze za kera mane nizo kitabira ni rive okay urumva umumotari uba uri professionnel yego rata yewe nyinjira mu kimotari mazemo nk'ukwezi umumotari yansanze kuri cafe mazemo nk'ukwezi n'ahantu henshi ndanga barambwira ngo moto wanyeretse ngo umuhanda ungeza Nyabugogo nahise nseka ndavuga ati nanjye ndakurusha uko kuranga Nyabugogo timbonyondo we wari uhaza ariko wabonye wowe warushaga wamara ukwezi mu muhanda utazi muri mu mujyi yego uzi ko n'umuntu uvuye mu cyaro Nyabugogo abahazi ni bya bindi bavuga ngo nta kintu gishimisha umuntu mugufi nko kubona umuntu asumba nawe byaragushimishije nawe yabonye umuntu
nawe yabonye umuntu arusha Kigali mvuri amahana afite yego rata ntabwo wabonye umusaza wawe reka nze mpite mbikwandikamo niba utarakora subscribe dore motari ahise abikora so reka dusoze kora subscribe usharinge utere comment n'ibindi ngibyo see you next time babwire guys umuntu ushaka part 2 ayandika muri comment